ubundi akadomoro yakavugije mu gitondo matene ngombwa none gikifu ntayari kugeza isaha twibera kugeza isaha azibona kandi kazi dufite kugukora agiraga ngo n'inzara ntago umuntu abaturage b'umudugudu wa Nyarutembe mumeze neza turabambere mukuru wa nzoga zo mu Rwanda rusha aho niho inzoga zo mu Rwanda rusha kuko bisanzwe murabona izuba ryatse ntaho numvishe muri kwitonganya ntaho waza gukoresha inama utari wafata akantu rero nkuko bisanzwe hagire umuturage umwe aze aturagize Imana ubundi dukomeze inama ikomeze kandi pasiteri binyoma itegeko rya mbere riravuga nyoko nagera samba nawe ugiye mukubita inkoni yo kukibuno itegeko rya kabiri urayica nyoko cyangwa se uramureka itegeko rya gatatu riravuga ngo ntujye usambana irya gatatu riravuga ngo ujye urica bagenzi bawe irya gatatu rikongera rikavuga ngo ujye urafata bagenzi bawe ku ngufu itegeko rya gatatu ntukibe kandi ntugasambane irya gatatu rikaba riravuze ngo bagenzi mujye murigendera kandi mujye murafata abana ku ngufu neza mwigendere murakoze neza nitwa pasiteri binyoma pasiteri binyuma arakoze ariko ndukumva hari indi ngingo yasimbutse no gufata ko kunywa si icyaha kadukomeze mbagezaho ubutumwa mwabugenewe na minema ofu karahanyuze tugiye gutangira basobanurira ijambo diyakoni ryavuye hehe rero diyakoni habayeho umugabo wabayeho Mucamagana Janadesa umugabo yari yitwa Achidikoni wari ku giti fungugo umuntu kurya mu bandi mu nama bariramo shaka funga umunwa vuba funga vuba aho zongera kuvuga ari uko yapfuye akagabo gafite amazi ubundi urazwi muri iyi karitsiye funga katwikomereze uwo mugabo diyakoni yari umukristo w'umuyisilamu yasengeraga mu itorero ry'abadapfa agisengera mu itorero ry'abadapfa nuko baravuze ati ntaho waja uza gusenga wariye imikati muzire no mu rusengero baravuga ati turaguciye mu itorero genda ntuzagaruke uwo mugabo yarafashe Mucamagana 3 arangije aravuga ati reka nishingire ijyanje torero amaze kurishinga yagize Adventiste umudugudu rugutaruka ibinyoma kindi gusoma ibyatangajwe na minema ofu karahanyuze ntaho ntaruka nawe usoma ibyo bijyanye biri ku mapantaro kadukomeze kakagabo muri buze ko kantera hanze minema ofu karahanyuze yaratumye ntaruka nuko diyakoni yakundaga imitsima baravuze ati reka nishingire itorero rya Adventiste
amaze gushinga adivantiste baravuze ati umuntu uzankurikiza akaja arya imikati cyane uzahita mwita diyakoni. Aho niho havuye ijambo diyakoni kuko biva ku muntu wariye imikati bakunze kwita ibidiya, murabizi ko zikunzwe gutekerwa no mu gikoni, niho havuye ijambo diyakoni. Musubiremo diya na koni, diya na koni, diya na koni, diya na koni. ngo mubivuge mwihuta nta muyikuremo diyakoni, diyakoni. niho ryavuye diyakoni. tugiye gukomeza muvuga ibibazo mufite muri aka kagari kanyu ka Mineduc. Ikibazo umuntu aba afite ni ikintu kijyanye n'amafaranga. Amafaranga yarabuze kubera izuba. Kubera izuba yarabuze, umuntu ntakinywa agacupa, ni ukwinywera amazi. Nabo yaba yagabonye nk'igihumbi ngo ni agacupa ka 25. Humura, amafaranga yarabuze ajahe? Agiye muri leta. Gute? Sobanura ukuntu yagiye muri leta. Baza kutubaza za mituweli, za kingone dutange za hejo heza, one dutange ubwo mugiye ku bitaro ngo ikinini ngo cy'umwana ngo kimwe n'ijana. Ubwo nyine nawe urumva ko gagiye muri mwewe. Uracafite ibitekerezo by'iby'abakera bavugaga ngo bari muri mituweli y'Imana. Ejo heza ni ngombwa, uri kubona ibiceri byarabuze ukiri umusore, ubwo n'uwo umusaza nutaziba, ubwo urukumva uzakora iki utarazigamiye muri ejo heza. Reba maze imyaka 3 tanga mituweli ko sinari naza ku bitaro, uretse ubwo bavuga ngo gajaga ngo gapfuye ubusa. Gapfuye ubusa kwa none ko ntagivuje. Uko ubona uhagaze mu gihugu ukabona uri kujya ukaryama utekereza biterwa n'iki? Hari ababa bakugwanirira hakurya mu ko natwe kurya no kwa twaciye inshuro ibiki byose. Inshuro ni ngombwa kugira uzamenye gushaka amafaranga. Yes, ubwo ico ndacumvira. Rero mfite ikibazo. Ndagendaga ku seti umuhungu witwa Cedric, abakobwa bakamukunda wenyine. Jewe nkibaza impamvu batangunda. Weho gukundwa ni ku mufuka. Kumva ubundi mu Cyongereza baravuga ati money is all, amafaranga ni byose. Kakagabura Kakagaba mudugu ni ukuvuga ngo iki ngo gukunda baragukunda wowe ntibamukunda. Ahari afite ku mufuka amafaranga. Ufite amafaranga, yerekana aho amafaranga ufite. Je gukundwa kwanje ni ku mufuka. Amafaranga ni byose. Hari ufite ikindi kibazo gakwereke nje amafaranga. Gukundwa ni ku mufuka. Reba sha, gukundwa ni ku mufuka. Hari undi ufite ikindi kibazo wewe cyumvikanye ubwo nawe ugomba gukora ubwo ukiziga mu bantu bazagukunda. Teganyije urutuka mwaki. Muri kwiroha muri gereza ya Guantanamo. Nzumve hari icyo uyu mugabo yabaye. Muzahorana ko mudugu kaze nawe tuzahurira arahica uzakunigira mu gitari. Uraka kagabo ko bari bagapfutse umunwa araka. Hari undi ufite ikibazo ariko numvishije muno hari ukwitonganya ngo aracuruza inzoga ze ntizigende. Hari umuntu waba ufite icyo kibazo? Kirahari mutekane twese. Kirahari twese mutekane. Ugaje hano imbere ukivuge. Jewe rero ncuruzaga inzoga bakazifata bakigira kwa Nzapfa Ruzungu, bakavuga izo kwa Nzapfa Ruzungu nizo ziryoshe, izanjye bakazitsikaho. Ni ukubera iki? Birumvikana ntawe uzana inzoga iryoshe. Nanjye cyagira ndebutse na nkwereye iwawe nasanze wajyana amazi. Barayizana gugahita uyidobora, ukayidoboramo amazi hamwe ukagira ni nk'inkari washizemo. Birumvikana icara ikibazo cyawe cyumvikanye. Niba warahombye mu Misiri Imana izaguhombora.
none wacuruza wambaye ibigofero bya satani tubihereza abafite inoti sha warahombye mu minsi iri imbere Imana izaguhomba gusa wakoze kudusengera ndi kubona ufite na Bibiliya mu ntoki ufite kwizera kwawe kuzaguha inoti uragumya wizere usenga Imana yawe umuntu ubundi badusengera tugatahara ikintu dusigaje izuba ryatse ariko hari ikibazo kimwe nshaka kubabaza uwumvishije neza arabona agacupa ke $2.5 birumvikana hari umuntu waza akatubwira aho diyakoni ryavuye nabibabwiye nabibasomeye neza diyakoni ryavuye diyakoni rero mu kinyejana yari umuntu ukunda kurya imigati yitwa ibidiya ariko kariya kagabo kari kwayura kuko umvishije imikati pfuka vuba pfuka kariya gakunda kurya niyo mpamvu kazaza katwumve diyakoni nabikora neza muramuha amashi natabikora neza muramumwaza muri kwitegura kugira ute kumuha amashi kumumwaza muramumwaza gute ukuntu muramumwaza muravugira rimwe inshuro 3 aratsinzwe ntazagaruke twagereka tugeze diyakoni ni umuntu ukunda kurya imigati zitwa imbada noneho murabizi ko imbada bazitekeraga mu gakoni nyine hari ibintu bashiragamo nyine ukumva nyine ni ibiki nyine hari ibintu wumvaga ngo diyakoni ni imbwa ngo akundaga kurya imigati arakarya umusundi gwa nyina aratsinzwe twese twagiye rimwe yatsinzwe rimwe kabiri gatatu aratsinzwe ntazagaruke subira mu byicaro byawe ndumva hari undi muntu waza akadusengera ubundi tugataha inama yarangiye ndi kubasengera isengesho rya 12 ndi kubasengera isengero rya 12 2024 Yesu avuga ati Yesu uremera ko marayika Gaburiyeli yakoze icyaha ndabyemera cyane none si wemera ko Yosefu na Mariya babyaye Yesu ndabyemera none se nta cyatuma natwe tuzabyara umwana tukamwita Yesu ntacu kubera iki ni ukubera ko Yesu Bikira Mariya yari yavukiye mu meno ga Satani hano haza umugabo witwa Dawidi Goliyati wavutse mu binyejana bya 12 muri za tariki zo ntamenya yari yitwa Matayo Romati Matayo ku murongo wa 5 akavuga ati ntukajye wikinga icyaha cya mugenzi wawe kugira kizazwa kive mu nzira buri munsi bwira mubuze amagambo angahe ku munsi mubwira mubuze amagambo angahe 132 naho iryo uvuze ni rya kangahe ni rya 12 naho iryo ryongeyeho iryo ryongeyeho wenda ntabwakwira mvuze amagambo 352 none iryo ryongeyeho ni 3 none si ryongeyeho kandi
ubwo yari yatsinzwe 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 kumva ko yari yatsinzwe kumva ko yari yatsinzwe rero mu izina ry'Imana Satani data nta mwana mwari w'umutagatifu